Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngitangira navuze ko mfite abana babiri. Umuhungu wanjye ni Twaniwe Nizeye Mugisha Brain. Ubu ni studio tuna muri RDF. Ndaho byateguwe bagategura umuntu no kumubwira ibyo ajya kujya kuvuga hari. Amahugurwa mugira ofisiye yakoreye mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza. Royal Military Academy Sandhurst. Iryo shuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst. Ubwo nabwira aho yasanze yiga hamwe n'umuhungu n'umwana wa Perezida wa Repubulika. Kumwicaza imbere yahari amwe ngo avuge ko yatsinzwe ngo abantu bakoma amashyi. Nuriya wavugaga ngenda namuzina cyane kuko anafatwa nari mpari byarabizi ko turana ndanamuzi karana yari umwana muto icyo gihe. Icyo nshaka kuvuga abanyarwanda ntabwo twakicaye ngo tuba turi ahantu muri iki gihe nyuma y'imyaka irenga 30 iriya ntambara irangiye jenoside irangiye ngo ubwiyunge tuzabushakire muri humiliation. Ntabwo bumwe n'ubwiyunge tuzabushakira muri humiliation. Bumwe n'ubwiyunge tuzabushakira muri empathy, aho abantu bagomba kumva bagafite empathy ku bandi. N'uwo nguwo mu expert watsinzwe ukamwumva ko umufitiye impuhwe. Ariko kuba yavuga hariya bakamwekeza hariya, ubwo se wibwira ko abasirikare yenda bo muri RPA nta bigeze bafatwa? Turabizi. Twageze tugurana abasirikare tukabaha abasirikare nabo bakaduha abandi. Nonse wajya gufata umusirikare wafatiwe ku rugamba mu gihe wa PF kada kumushyira ngo ajya kujya kubwira uko yafashwe. Ngo bimara iki se? Ngo bimara iki? Biriya rero cyo nshaka kubwira niyo bananyumva mu bintu bimwe bitazegera bizana ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ni biriya. Ibyaha abantu bamwe bagomba kuba humiliated, abandi bakajya hari bagakoma amashyi abandi barimo kuba humiliated. None ukibwira ngo abo ngabo munziyunga nabo. Niyo umwana wawe yabaragiye kwiga Sandhurst nk'uko yavugaga ngo wanjye yagiye kwiga ngo Sandhurst ngo n'uwa Kagame. Ngo se wibwira ngo umwana we aho yari yicaye akabona se avuga biriya byaramushimishaga? Erega buriya buri mwana wese abana se akamubonamo ubuhangange, akabona se ari umuntu w'umugabo wamukujije wamubyaye. Naho gufata umugabo akamubwira ngo gihera ngo uvuge ko wabaye imbwa, none ngo n'umwana wawe n'umugore wawe ngo bazabashimisha ko umwana wamujyanye Sandhurst. Ibyo ntabwo ntibishoboka. Nta muntu byashimisha na rimwe. Ariko se iyi myaka yose ishize kuki bakiri muri ibyo? Ko noneho babazanye bakabinjiza no mu ngabo, nkabona ko babahaye n'aya mapeti. Harya iyi integration izaba ryari? Kumva ko mu myaka ibaye 30 buri gihe byirwa bababwira ngo nimugende hariya mugende muvuge ingibi. Iyo integration ubwo bumwe buzashoboka buti? Kuko umufato kamushyira hariya akabundi uranze ugafata ibingiro kamushyira hariya akabundi akavuga uko yamutsinze uriya, ubwo se ubushaka kugira ngo bongabo ni bamwe. Ibyo rero ni ibintu biba mu Rwanda gusa. Ntabwo hano urugero nka hano abazungu ntabwo batsinzwe ku ntambara, batsinzwe mu buryo bwa politiki, uburyo bwo kumvikana. Ariko ntabwo nk'abantu muri ANC yajya gufata umuzungu ajya kujya kumushyira hariya ngo amubwire ngo abazungu nibatangire bavuge ngo uko batsinzwe ku rugamba uko bagize gute. Ibyo ntawe wabyemera, ntibikunda. Ntabwo navuga ngo ubumwe bwarabaye n'ubwiyunge ntibikunda. Wavuze tubabaye mu gisirikare byinshi, njye nabaye mu gisirikare cya Uganda imaramo igihe, njye nabaye no muri Northern Uganda y'intambara zabaga. Twari turirimba n'indirimbo zimwe muri Uganda zaseserezaga abari baratsinzwe. Nyuma y'imyaka ibiri hasohotse itegeko rivuga ko izo ndirimbo zikwiye guhagarara. Zirahagarara burundu, abantu ntibongera no kuziririmba. Ibintu birarangira. Kandi no muri cya gisirikare abantu batsinzwe birabimera gutyo, ariko nta wabahamagara ngo nimugende mujya kujya kuvuga uko mwatsinzwe. So Unity Club rero nkuko nakubwiye ni ikintu cyo gutera ubwoba,
ikintu cyo guhimiriyetinga abantu, ikintu cyo gushakisha victims gusa no gushakisha the vanquished, noneho na victors nuko bimeze. So ni ibyo nyine no kugira ngo ejo abantu bose bazumve ko ubutegetsi n'ubwo umuntu umwe n'umuryango we. Murakoze cyane. Cyo ngira ngo ni ikintu kiri pathological kuri Kagame, ni ikintu kimubamo. Burya hari umuntu ubaho akabeshwaho no kubeshya, cyangwa akaba ari ukuntu yenda yaba yarakuze, none uko kubeshya kukamugeza ku bintu runaka. Icyo ni ikintu kimwe. Ikindi cya kabiri, Kagame mu myifatire no mu mitekerereze ye usanga yumva arenze cyane icyo ari cyo, akumva arenze ikintu icyo ari cyo, akumva ari igitangaza, kandi nyamara nibwira ko kwicisha bugufi uri n'umuperezida ntacyo byatwara. Nibyo by'ubuperezida bwe, ngira ngo ajya yumva kwibwira ko ahari abantu batamubona ko ari perezida, agashaka kugaragaza ati wese murambona, murashaka kumbona. Ndanabyibuka rimwe yigeze kubwira Karegeya ati ariko wowe ati nta nubwo wigeze wemera ko ndi perezida. Karegeya aramubwira ati ariko se niyo ntabyemera kuri we, ntabyemeye byagutwara iki? Ariko ubwo urumva nuko yamubonaga yenda baganira, akabona ashaka kumuganiriza nk'umuntu, akumva mbese atamushyize hejuru cyane. Biriya rero byo kubeshya ni ibintu we yumva byaramugejeje ahantu yenda ubundi atakageze, ariko yarangiza akabigira umuco. Muzarebe n'ubu ngubu ajya imbere y'Abanyarwanda ati ntabwo turi muri Kongo, ati aba batubeshyira ngo turi muri Kongo. None se utabizi ninde? Kandi abana babo bariyo, barapfa barabibona, ati aba batubeshyira ngo turi muri Kongo. Yarangiza yamara nk'ikindi cyumweru akagira atari ubundi kuki tutaba turiyo, kuki tutajyayo. None se aho ngaho izo personality aho ngaho atari ikibazo? Umuntu umwe avuga ikintu uyu munsi ejo akagihindura, ukibwira ko bimeze gute? So icyo warumbajije uti iki kintu cyo kubeshya, nibwira ko ari ikintu kiba kiri mu mibereho y'umuntu, akabeshwaho n'ibinyoma. Ariko ikibazo kiriho mu Rwanda ni uko ibyo binyoma ababa bamwicaye imbere batashobora kubinyomoza, noneho yarangiza akumva nyine ko abeshya, bakamukomera amashyi, kikaba ikibazo. Hanyuma uruvuze uti nka biriya byaba Makuza, uti burya Kagame abyungukira mu iki? Ese ni nk'ibi, yishe Karegeya asize imyaka ngo ni 12. Kuba kivuga Karegeya buriya akamuvugira nk'ariya, yumva Karegeya azazuka ngo noneho azafata ubwo butegetsi bwe, mbona abari aho bombatiye nk'uko mujya mubona inkoko zibombatiye amagi. Waba uzi ko umuntu atakiriho ukajya kumuvuga kuriya? Ibyo rero byo mubona byo byaba Makuza byo gushaka kumva ko ngo agomba kumuvugisha ibyo ngibyo. Nuko Makuza ni mu myaka, ni umugabo mukuru, ni nkatwe twese, ashobora kuba avuga ati humiliation imaze kugira irahagije, bazakora ibyo bashaka. Ni nk'ibyo bambwira ngo bavuga ngo njyewe ngo wapfuye, koko nko mu imyaka iyo mfite usimfuye haba ari igitangaza. Ubuse ubona nkatwe tuba dusigaje ingahe n'ubundi, ku buryo noneho umuntu Kayumba yapfuye yagize gutyo, hanyuma zo yapfuye byatangaza imyaka yo tuba dufite. Ubundi ko turi mu nyongera, ubundi life expectancy y'Abanyafurika ubundi ntitwayirengeje, ko twayirengeje kera. Ibyo ni ibiki? Noneho rero nka Makuza ashobora amaze kugeza mu myaka, kavuga ati kuva muri za 40 ingahe abantu bangaraguza agati kumbwira ngo ni nkomeze nje muri ibi ngibi, ntabyo ndi bijyemo, bazakora ibyo bashaka. Ibi nta nubwo ari bwo bwa mbere ibyo bintu byigeze kuba. Nigeze kumva na ibintu bivuga ngo bigeze kuzana ngo nanga kubisinya, ariko sinabwo bwa nyuma. Twigeze kujya no mu Kagera buriya muri 2008, Kagame azana cya topic twarimo kuganira ibintu bigendana n'ibintu bya industrialization,
none azana ngo ikintu ngo cyitwa ngo mindset. Hatangira abantu bose baravuga umunsi wose mindset, ariko ubwo bavuga iyo mindset bavuga iki? Umuntu agahaguruka, nyakubahwa perezida wa repubulika uko ujya utubwira ntitwumva ntitugira gutya. Ngira ngo nari nk'umuntu wenda nk'umuntu yenda nka 80 barimo kugenda, angezeho ndamubwira ngo ngewe ibyo nagomba kuvuga abantu bose babivuze, nta kugira icyo mvuga. Arantambuka, ngira ngo urukeye kona rwanjye hirya yanjye hari Gasana ngira ngo nabagize courage, ari nahanze uzanamubaze kuko ntabwo navuga ikintu kigize kiba kuko arahari, uzamubaze. Ageze kuri Gasana ati nanjye ati nkuko ambassador Kayumba yarabuze nanjye ndubaye. Kagame yararakaye ahita inama yihagarika ngo none ko tuhaguruke ngo tugende ngo tujye muri break. Twavuye muri iyo nama tusubiye i Kigali, noneho aza ku abantu batangira kumuhamagara bati rero wakoze cyano, ati buriya byagize gutya. Iyo I didn't care, ariko ko nyine yari yarakaye, aza kuza kumpamagara we mu biro, duhura njyewe na Mugambage nawe. Ntiyambajije ko nanze kuvugira mu nama, atangira kundega ngo mvugana na Karegeya yarageze hano muri South Africa. Ndamwemerera ndamubwira ko tuvugana, kandi ryari ukuri twaravuganaga, nari mu Buhinde twajyaga tuvugana. Noneho ibyo narabivuze uko byagenze nibyo, ariko icyari cyamurakaje cyane nuko twari mu Mutara nyine, twari mu Kagera. Aratangira ngo ibintu bya mindset yangezeho nyumva ntacyo bivuze, ndabireka. Yenda nibyo ngibyo byibingira bavuze ngo bazanye ibintu gusinya ngo ngi ndabyanga, ngo ariko ngo naje kubisinya. Yenda niba biri mu bibazo ndaza kubivuga, ariko niba bitarimo nabwo ndaza kubona yenda umwanya nabyo ndisobanure. Ariko okay, so icyo rero bavuga uti abyungukiramo iki? Icyo yungukiramo ni harassment, igata gushaka kuguharasinga. Icya kabiri ni uguhimiriyetinga abantu kugira ngo ejo ntihazagire n'ugira icyabaza. Icya gatatu ni ugutera ubwoba. Abanyarwanda aho bageze habi. Hari ikintu nabonye ngira ngo niba ntacyo cyari Unity Club cyangwa niba cyari ikindi cyangwa nk'umwiherero, aho nigeze kubona abwira abantu ngo stand up, abantu bose barahagarara. Metero Rusagara, urebye imyaka wowe ubwawe iyo ufite umugore, ufite abana, urubatse, uriyubashye, ninde muntu waza kubwira ngo stand up? Noneho uri Chief Justice ugahaguruka, uri Prime Minister ugahaguruka, uri umuyobozi w'ingabo ugahaguruka, stand up. None se wowe habasigaye iki? Nibiriya rero icyaba bishakamwo nicyo ngicyo, ko yashobora kubwira abantu bamwe bamuruta, abandi bangana, abandi bavuga ngo bagira imirimo, umuntu akubwira ngo stand up. Tubona ngewe hano mu rugo iwanjye n'abana banjye ntabwo nshaka kubwira ngo stand up ngo bahaguruke, nta n'umwe wahaguruka, ntibishoboka. Yahaguruka gusa uko abishaka, yenda kugira gutya, ariko ngewe ngo mabwire utwikiye aho ngo mabwire ngo nimuhaguruke ngo stand up ngo bahaguruke. Ari n'abana b'ababyeyi ntabwo nta n'uwanahaguruka. Nababwira ati daddy say why should I stand up and do what? Ariko tekereza rero Prime Minister ngo stand up ugahaguruka. Ibi rero ni intimidation rero buri ikigamije ni ukugira ngo abantu ntihazagire ugira icyabaza. Nibica umwana wawe ntubaze, nibagufungira umuvandimwe ntuzabaze, nibanyaga ibyawe ntuzabaze, ahubwo ukoma amashyi. Biriya rero byo gukubyo byabamakuza nicyo bigamije, ni intimidation. Changes ariko nerekana urugamba rw'abacengezi uko afande narwo yari urwanda, kubera yuko abacengezi muri kiriya gihe baza muri 1997 kugeza muri 1998 irangira, ariko twayirangije. Abacengezi ntabwo bigize bagira
political program yumvikanaga, kuko twagiye tubafata nabo bamwe mu Rwanda basigaye babyivugira bo ikibazo cyabo cyari ukuvuga ngo turajya kurwanya abatutsi tubavane ku butegetsi kongere tubufate, kandi gahunda yabo bari bafite n'icyo gihe nyine n'ahari mu Ruhengeri za Gisenyi umututsi baramubonaga bakamwica, so nabo ntabwo bari bafite impamvu yumvikana. Aho bitandukaniye rero uko wari ubivuze nibyo nuko impamvu ya ziriya ntambara ziriho ubu ngubu itumvikana, kandi ariyo mpamvu batarimo kugira ngo bateze imbere, kubera yuko n'abariya bakongomani bavuga ko bafasha iriya ntambara nabo ntabwo bayumva. Urakoze cyane. Kubera yuko abacengezi muri kiriya gihe baza muri 1997 kugeza muri 1998 irangira, ariko twayirangije, abacengezi ntabwo bigeze bagira political program yumvikanaga, kuko twagiye tubafata nabo bamwe mu Rwanda basigaye babyivugira bo ikibazo cyabo cyari ukuvuga ngo turajya kurwanya abatutsi tubavane ku butegetsi kongere tubufate, kandi gahunda yabo bari bafite n'icyo gihe nyine n'ahari mu Ruhengeri za Gisenyi umututsi baramubonaga bakamwica, so nabo ntabwo bari bafite impamvu yumvikana. Aho bitandukaniye rero uko wari ubivuze nibyo nuko impamvu ya ziriya ntambara ziriho ubu ngubu itumvikana, kandi ariyo mpamvu batarimo kugira ngo bateze imbere, kubera yuko n'abariya bakongomani bavuga ko bafasha iriya ntambara nabo ntabwo bayumva. Urakoze cyane. Tshisekedi akiba perezida nyize kumubona ku ifoto ari i Kigali, we na Kagame bicaranye ikiganza mu kindi. Nigeze kubona umugore wa Tshisekedi ari i Kigali, ubona nyine ko yisanze, ukibaza uti M23 yaje kuza gute? Noneho rero ukamenya uti uwateye undi ikibazo n'indi ufite yenda ko nakivuga, uwateje biriya bibazo yenda niko nari mbivuze ninde, ukwiye no kwiyoroshya akagenda akabwira uriya ati ibibazo reka turi uko twabivamo. Iki nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri cyakurikiraho rero ni ukuvana ziriya ngabo akazivana muri Kongo, rero kuzikura muri Kongo. Bariya abasirikare bo muri M23 bamwe bishoboka bakabashyira mu gisirikare cya Kongo, noneho icyakurikiraho ziriya mpunzi z'abanyarwanda ziri mu Rwanda n'abandi bakongomani bagataha. Icyo kibazo niko cyarangira, ariko kikarangira u Rwanda rwiyoroheje kuko niko rwateje ibibazo. Nayo ngiye ujya guhaguruka uti FDLR utiki kandi uzi kubeshya, kuko abo tuvugira ubu ngubu muri teritwari ya Nyiragongo iyoborwa na M23 na RDF. Teritwari ya Masisi iyoborwa na RDF na M23. Yewe na South Kivu iriya yose nibo bahayobora. None se iyo FDLR bavuga ibahi ko ariho bahayobora, bavuga ko bashakisha neutralization, kuki batabikora bakabirangiza muri iyi myaka yose 30? Ibiro byo kwitwaza ko uzica andi moko kugira ngo ushakishize abatutsi amahoro, ibyo kumva ko uzajya mu gihugu cy'abandi ukakiyogoza imyaka 30, ibyo ntabwo bizazana amahoro. Ariko mu gusubiza ikibazo cyawe, icyambere nuko Kagame yakwiyoroshya akavugana na Tshisekedi, noneho bakumvikana uko kiriya kibazo cyarangira. Icya kabiri akavana ingabo ze muri Kongo,
icya gatatu bakareba uko bo muri 23 bajya mu ngabo. Icya kane ari nacyo cya nyuma, Kagame akavugana nawe n'abamurwanya abatemeranya nawe, kuko ntabwo uzabwira Kisekedi ngo yivugana na M23 ngo bashyire mu gisirikare, wowe abakurwanya ukavuga ngo nzabica kugera ku wanyuma. Ntibizakora, kuko ibyo bimwe nibyo uzavuga uti yenda ni FDLR yenda idafite ingufu muri iki gihe, mu myaka iri imbere yenda izagira izindi ngufu usanga wongeye basubiye muri Kongo. Nibyo rero ko njye mbyumva kugira ngo icyo kibazo kirangire nuko byakorwa. Murakoze.